Abagenda batazi iyo bajya baratubwira ngo ushobora kugenda udafite uwo wishingikirije wa nyawe bikarangira uyobye. Ngamizero yawe akaba muri sinekazi, akaba Amizero muri yawe ugasanga ngo ari mu isaha cyangwa se nko muri telefone, ariko ngo tugomba kugira icyizere cy'ubuzima. Twongere tumuha amashyi rwose, arakoze cyane ku mpamba n'impanuro duhaye umubyeyi mwiza cyane mu cyizero cy'ubuzima bwiza. Rero urubyiruko ngana mwe mutetse hano ngo mbasomere muri Mariko, bimunyigaragariza neza maze mbasasira inkoko, mbagaburira inkoko nk'uko umwami yatekaga ku nteko bitabanje mu nkiko. Muraze kunkundira rero aka kanya keza cyane, ndakumva Honore. ye nuko urakoze cyane. Muri aka kanya keza cyane cyangwa ugu muri hehe? hejuru cyangwa ugu hejuru cyane. Ruhengeri muri haguruka. Kigali muri hehe? Butare Nyundo ko ntababona. Gikongoro muri hehe? Gikongoro. Yego byumba twababonye cyane. Kibungo. Ubwo abasigaye nabahe ni Kabgayi. Mwese muri beza. Nuko rero barakoze izo mfura z'iwacu. Ndagira ngo muri aka kanya abajene mwese abakongomani kongoleze mashi namwe turabakiriye. Très important. Muri aka kanya keza rero, aka kanya k'igisagirane tumaze guhabwa iyo mpano n'impanuro Honore. ye ndagira ngo muri aka kanya rero buri mujene hindukira urebe mugenzi wawe umubwire ngo twongeye twaje. Reba mugenzi wawe umubwire ngo twongeye twaje. Aka kanya ndagira ngo mumfashe twiga akantu gato cyane. Yego, reka tubanze twumve nyakubahwa padiri, hanyuma turaje dukomeze gatoya. Abajene duhagurutse dusubite duhagaze. Abajene Forum. Kristo Yesu akuzwe. Nyuma y'ikiganiro cyiza hari udutangazo tubiri. Abo muri korari bazamuke bambare. Agatangazo ka kabiri, ibintu n'uburyohe gusa. Ndagira ngo dufungure mikoro ku kiganiro cyiza tumaze guhabwa. Uwagize ikibazo cy'amatsiko yabaza umubyeyi wacu nyiricyubahiro umwepiskopi umushumba wa diocese ya Byumba Papias Musengamana. Yemeye ko twamubaza ikibazo cy'amatsiko ku nyigisho yatanze. Abari buririmbe misa ni uyu munsi ntago ari abo ku cyumweru. Umwanya ni uwanyu. Honore, tanga mikoro. Tugiye kureba umujene wakurikiye neza. Nabibutsa yuko muri iyi forumu hazabamo guhemba abakurikiye.
Uwakiye mikoro ngaho nabaza ikibazo. Kristo Yesu akuzwe. Ikibazo nabaza, nitwa Sibomana Jean d'Amour, nuruka muri Diocese ya Kigali. Paruwase ya Karama, yego, Diocese ya Kigali. Ikibazo nashaka kubaza, twabonye ahangaha ari ahantu heza cyane, ariko ahise abonye igisubizo. Undi mujene ufite ikibazo. Ikibazo cye cyabonye igisubizo. Urutoki hejuru. Honore. Mikoro. Nyundo. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Diane, nkaba nuruka muri Arkidiocese ya Kigali, Paruwasi ya Gahanga, Santrali ya Gahanga. Ikibazo mfite ni icyifuzo nashaka kumuha, yakongera akadusubiriramo uburyo twebwe nk'urubyiruko twagira twashingira kuri Kristo we mizero yacu. Murakoze. Arakoze cyane. Hano hari undi. Nyundo. Kristo Yesu akuzwe. Nitwa Kimana Marisifa, nuruka i Rubavu muri Paruwasi ya Stella Marisi muri Diocese ya Nyundo. Ikibazo nari mfite ni icyifuzo, ntabwo ari ikibazo. Numvaga nkatwe nk'urubyiruko dukurikije ku nyigisho nyakubahwa Musenyeri aduhaye ko badushiriraho inyigisho za buri gihe, kuko hano hanze hari abajene benshi bihebye, bahuye n'agahinda gakomeye, bajya muri ibyo biyobyabwenge, ariko ntago baba bafite abantu bo kubegera ngo babaganirize. Nk'abajene duhura turi mu myidagaduro, nka gutya duhuriye muri forum turi kwishima, abari hano benshi ntago tubona abantu batwegera nk'ababyeyi bacu. Dufite abafrere, dufite abihaye Imana benshi, dufite abamasera. Kwifuza ko mwadushiriraho nka rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe mu mezi 3 cyangwa mu gihembwe, mukajyamo duhereza izo nyigisho, kuko hari benshi bihebye. Wenda zazabagarura bakagaruka muri Kristo, bakamurangamiraho imizero yacu. Murakoze. Arakoze cyane. Havuzene. Murakoze cyane, murakoze. Hasigaye umujene umwe. Yego, urakoze. Hasigaye umujene umwe. Urakoze. Kristo Yesu akuzwe. Amazina yanjye nitwa Niyonteze Amaso Protogene, nkanturuka muri Diocese ya Ruhengeri, Paruwasi Kinoni, Santrale Nkumba. Arakoze umwepiskopi wacu aduhaye ikiganiro cyiza, yagarutse ku buryo urubyiruko rwateye umugongo Kristo, atubwira n'uburyo urubyiruko rwihebye muri iki gihe tugezemo. Namubazaga nti nk'urubyiruko ko muri kubona ko rworamye rwateye umugongo Kristo, mudufitiye ikihe, mudufite iye nkunga, mwafashe iki urubyiruko rufite imishinga itandukanye, cyangwa se mwakora iki kugira ngo urubyiruko rwagiye rwateye umugongo Kristo kugira ngo rugaruke kandi rukomeze rushingira mize muri Kristo. Murakoze. Arakoze cyane. Reka nsabe babanze basubize ibibazo n'ibyifuzo. Murakoze. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwadufasha kubona ibisubizo kuri ibi bibazo by'abajene. Ndagira ngo nshimire aba bajene babajije ibibazo uko ari bitatu. Nzi yuko hari n'ibindi bibazo byinshi byaba bihari mufite byo kubaza, ariko ndizera ko hazagenda haboneka kanya muri kino gihe cya forum mu matsinda atandukanye. Ibyo mwamufite mushobora kuzabaza aho twagiye dushyira abantu bazabafasha ku buryo
basobanurira ndetse bakabafasha kubona ibisubizo cyangwa icyerekezo cy'ibibazo mufite. Uwabajije bwa mbere muri Arkidiocese ya Kigali yasabye yuko nasa nkongera kuvuga neza nshimangira uburyo mwashingiye urubyiruko rwashingira amizo yabwo muri Kristo koko ku buryo bufatika nyabwo. Ahangaha wenda mukanya nahoze mbikomozaho, byose bishingiye mu kuvugurura ubukirisitu bwacu, kwivugurura mu bukirisitu bwacu. Ntabwo washingira amizero muri Kristo udabanje kugaruka ku isoko y'ukwemera kwacu nyako. Ariko wenda icyo navuga ku buryo bufatika muri uko kwivugura mu bukirisitu bwacu, Yezu hari inyigisho aduha nyinshi. Hari ijambo dukunda gukoresha cyane, indangagaciro, ariko wenda tubivuze mu buryo bw'imyemerere by'ukwemera twe tubyita imigenzo myiza. Imigenzo myiza Yezu atoza abamwemeye n'abashaka kumukurikira. Iyo migenzo irahari. Yezu yatwigisha, iyo dusomye ibyanditswe bitagatifu, isezerano rishya, atwigisha byinshi. Atwigisha gukunda, mukundane nk'uko nanjye nabakunze. Ntidukunde nk'uko twe tubishaka, ahubwo dukunde nk'uko yadukunze. Akatwigisha kuba abanyamahoro, kwiga kubana n'abandi. Muri ya macakubiri navugaga arimo kugenda yiyongera muri ino si yacu, n'izindi nyigisho zitandukanye. Aha rero uburyo bwa mbere nyabwo bwo gushingira amizero yacu muri Kristo uko nabivuga, nuko twongera tukemera tugasubira kuri ya soko y'ukwemera kwacu. Yezu Kristo atwigisha iki, atubwira iki? Muri kino gihe hari muri kwa buhakanyi twaje tuvuga abantu cyane cyane n'abajene, ariko nabibwira yuko bateye imbere, ngo ibyo ngibyo ngo nibyo abanyamadini, ibyo ngibyo ntabwo bigezweho. Ugasanga ari icyo abantu bagenda batsindagira cyane. Twebwe rero turasabwa kuri Kristo atwigisha iki, atubwira iki, kandi kigomba kutwubaka muri bwa buzima bwacu. Yezu kubwira ati mukundane nk'uko nabakunze. Uko turangaha twese hari ikintu duhuriyeho nubwo dutandukanye. Twese twifuza gukundwa, siko bimeze? Buri wese yifuza gukundwa, yewe n'uwanga abandi yifuza gukundwa. Duhereye aho ngaho rero, niba Yezu atubwira ati mukundane nk'uko nanjye nabakunze, tukumva icyo Yezu atubwira, icyo gihe tuzamenya tuvuge tuti ahangaha niho twubakiye, niryo ryapfundo ry'ubuzima bwacu. Kumenya kuba abanyamahoro, kumenya kubana n'abandi. Ubwo ndi kugira mvuga ibintu bimwe na bimwe byadufasha mu nyigisho Yezu aduha, tukayumva neza, tukumva ko ariyo twubakiye ubuzima bwacu, kandi itunyuza n'ahakomeye hose, ikatwubaka. Wamenya Kristo uri umugabo, uri umugore, uri umusore n'umukobwa mushaka kurushinga, ukamenya ukavuga uti ibanga ry'urugo rwacu twubatse nk'abakirisitu n'ahangaha turyubakiye. N'abana bacu tuzabyara tuzabarera muri uku kwemera. Ibyo bikabatera ibyishimo. Noneho ukageraho wumva yuko Kristo nta kindi wamusimbuza. Icyumweru cyaba cyageze habaye isoko, ukabuza uvuga uti oya, isoko na misa, isoko naryo ni ryiza, ariko hari ikibanza, hari n'igikurikiraho, ukagiha umwanya wacyo. Yezu rero ari inyigisho aduha nyinshi cyane zidufasha, na za ndangagaciro navugaga, cyangwa ya migenzo mbonezamana n'imigenzo mbonezamubano mu mibanire yacu. Iyo niyo dusaba kuzirikana no kuyumva neza. Icyo noneho duhita twumva ko tuvuga tuti uyu nguyu niwe twubakiye amizero yacu, kandi mfite ibyishimo yo kumva yuko ndi umukirisitu, ko namenye Kristo, kuko anyobora mu buzima bwanjye, mu mitekerereze yanjye, mu mikorere yanjye no mu mibanire yanjye n'abandi. Buriya ubukirisitu bwacu navuga ko bwubakiye ku nkingi eshatu. Budufasha kumenya mbere na mbere umukirisitu ni ukubana n'Imana.
iyo tubana n'Imana twumva n'iki tubwira, binadufasha kunoza ku mubano wacu hagati yacu, kubana n'Imana, kubana n'abandi, ariko nanjye vuga wenda naho binahera no kwiga kubana nawe ubwawe bwite. Bya gatatu, kwiga kubana nawe ubwawe bwite, kubana n'Imana, kubana nawe ubwawe bwite no kubana n'abandi. Ibyo ni uko ari bitatu. Ubu muri kino gihe niho ruzingingata. Wakwibaza ukavuga uti jyewe mbanye n'Imana nte, ariko se noneho jyewe mbanye nanjye ubwanjye bwite nte, noneho mbanye n'abandi nte. Ubu ngubu muri ino gihe cyacu harimo abantu usanga barananiwe kumenya kubana nabo ubwabo bwite. Hakaba havamo kwa kwiheba, hakaba havamo kujya muri bya biyobyabwenge, kuko hari aho ugera ugasanga nawe ubwo usanga wacitsemo ibice byinshi cyane, ukibonamo benshi, abo benshi batumvikana, ugasanga nawe ubwawe ntiwumvikana nawe ubwawe bwite. Hari igihe bigera aho ngaho. Aha rero ni ukugaruka kuri ya soko y'ubukristo bwacu. Ntituvuge ngo ni ibigezweho. Ibigezweho nibyo birahari, ariko ibigezweho ntabwo bikuraho Kristo, kuko aho bigeze ugeraho ukazongera ukamugarukaho. Bya byiza twifuza isi idashobora kutwambura n'ubiduha. Icyo nicyo ndavuga ku icyo kibazo cya mbere, kugaruka kuri ya soko y'ubukristo bwacu. Niho twumva neza noneho ya mizero. Bajene ntidutwarwe n'ibyo hanze ahangaha tubona ngo tuvuge ngo ibi nibyo bigezweho, nibyo byihuta, guca inzira y'ubusamo. Yezu Kristo niwe nzira, niwe uduhamagara kugira ngo tumukurikire. Hanyuma hari uwavuze avuga ati hakenewe yuko twe mu kino gihe cyacu cyane cyane abajene dukeneye inyigisho zadufasha kutiheba, kutagwa muri bwa buzima bwo kwiheba, bwo kubura ibyishimo. Iki kintu uvuga nicyo. Muri uyu mwaka wa yubile twagiye tubiganiraho kandi tuzakomeza, nuko ubu ngubu hakenewe, twarigishijwe ivanjiri kuva mu mwaka w'1900, imyaka 100 irarangiye, ariko hakenewe kongera kugaruka ku bwigishwa, kugaruka kwigishwa ahangaha cyane cyane muri bya byiciro bitandukanye. Mwebwe nk'abajene rero, izi nyigisho muvuga ahantu numva heza kandi hafatika tubararikira kujya ni muri ya matsinda atandukanye, muri ya miryango y'Igiso Gatolika. Aho ngaho harimo byinshi bikorerwamo, inyigisho nyinshi zitangirwamo, nubwo n'imiryango y'Igiso Gatolika duhamagarirwa kwivugurura kugira ngo dufashe abayirimo kurushaho kwiga no kwigishwa, kubafasha gukura mu kwemera kwabo. Niyo mpamvu twasabye yuko twifuje yuko uyu mwanya wa forumu n'imiryango y'Igiso Gatolika igira umwanya, kandi nkaba yishimira kubona nabonye baje ari benshi. Izi nyigisho rero muvuga mwifuza rwose, hamwe naho bona bararikira cyane cyane ni muri ayo matsinda, muri ayo miryango y'Igiso Gatolika, ariko none ahandi hirya no mu maparuwasi. Navuga yuko natwe nka Kiliziya dufite izo nshingano, kandi hari byinshi bikeneye gukorwa. Abasaba inyigisho bagomba kubona bazibaha. Twahoze tuvugaho bawumuniye n'abandi twavugaga, naho dukeneye ko imikorere n'ubutumwa bw'abawumuniye bugomba kongera guhabwa imbaraga no kongera gusubira ku isoko, kugira ngo koko abo dushinzwe gufasha tubafashe neza, za nyigisho muzibone. Ikibazo wakivuze rero ngubwo, kandi abashinzwe cyane cyane sekretariya ya CPJ n'abawumuniye barahangaha ubwo babyumvise, n'abepiskopi twabyumvise, aho hantu harakenewe. Kuko turabona hirya no hino mu maparuwasi rwa rubyiruko ubona rimwe na rimwe rugenda rwabuze icyo rufata n'icyo rureka. Tubibona cyane cyane mu gihe cy'ibiruhuko, abajene b'abanyeshuri. Aha rero izo nyigisho bavugaga zigomba kunyura mu miyoboro itandukanye, nibyo tugomba gutekerezaho kugira ngo tubashe kuko kubafasha. Hanyuma uwa gatatu yavuze ku kibazo cy'urubyiruko rwateye umugongo Kristo, rugenda rutwarwa na bwa buyobe twahoze tuvuga. Iki ngiki ni ikibazo koko, biragaragara. Hari isi yacu iki gihe ifite imbaraga, zifite ukuntu ziteye, ziza zigahuta cyane cyane abahagaze nabi,
cyangwa kimwe se abashobora gutwarwa ku buryo bwihuse. Icyo najya mbabwire mwebwe bajene, ngira ngo tumenye turabyumve neza, ibi bintu by'ibyaduka biza hanze ahangaha, bamwe mu bo byototera kubera ko babizi yuko ni mwebwe rubyiruko, kubera ko bazi yuko mwihuta vuba cyane, kandi ubafite ubwo ngubwo abakeka yuko yabonye byose. Ibyo mukagomba kubimenya, ababototera ni benshi, ariko kugira ngo uzabashe gushishoza muri ya myaka yawe y'ubujene ntago bikunda koroha. Uyu nawe ni umwanya kugira ngo nicyo nacyo tukimenye, mumenye bajene ko murimo kototerwa na byinshi kandi bitari byiza. Harimo n'ibyiza bishashagirana, ukaza gufatirana muri amaraso yawe ashyushye, muri bya byiyumviro byawe bishyushye byihuta, rimwe ukagenda ukabona uguye ahantu utatekerezaga, wenda bagenda gwibwira yuko ari heza. Aha rero icyo nicyo cyambere nagira ngo tubanze twumve umwanya mubimenye muti twebwe urubyiruko hari mu bashakishwa, abagenda barobwa, nanjye vuga kuroba ni mwebwe baheraho mbere na mbere, kuko avuga ati iyo wamubonye umujene icyo gihe ushaka kumukoresha byinshi ushatse, akagufatirana muri bwa bushomeri bwawe, akagufatirana muri bya bintu ushakisha wenda utabonye, bakagushuka, bakubwira bakakura bati uzaze ujye mu Burayi, muri byo dusigaye turota, basigaye barota, ariko wagerayo ugasanga nta kirimo. Aha rero iki numva urubyiruko cyane cyane nka Kiliziya ndetse no mu nshingano dufite bigomba no kuduhangayikisha, ni ukureba mwebwe rubyiruko rwacu. Umwanya nk'uyu wa forumu, ariko na za forumu zibera mu madiyoseze n'ibindi bikorwa bihari, nicyo bibereyeho kugira ngo niwo mwanya wo kuganira kuri ibibazo bihari, ariko n'ibisubizo bihari tubiganirire hamwe. Mu biganiro twagiye dutegura, kandi niza ko madiyoseze amwe byatangiye, hari aho avuga ati kudufasha mu bukirisitu, abateye umugongo kugira ngo bagaruke. Ubu ngubu hari mu ibarura amabara yagiye akorwa hirya no hino, nuko usanga hari nk'urubyiruko bateye umugongo batagihabwa amasakaramentu, barahari benshi hirya no hino mu madiyoseze. Kimwe mu cyifuzo ndetse no mu byemezo bimwe byafashwe, kandi iza ko amadiyoseze yose azagenda bikurikirana iyo gahunda tukayinjiramo twese, nuko twifuza ko uyu mwaka wa yubile kimwe mu gikorwa gifatika ariko kitangira umunsi ngo kirangire ejo, ni ugufasha urubyiruko rwifungiye amasakaramentu, cyangwa kimwe se bafite ukuntu bateye Imana umugongo na Kiliziya, kugira ngo bongere bagaruke bahabwe amasakaramentu, abatagatifuza bongere kwishimira kuba abana ba Kiliziya, bahabwa amasakaramentu bitagatifuza, bahabwa amasakaramentu. Iyo gahunda irahari, wari ku rwego rwo kubafasha kuri roho. Hari n'ahaba indi myiherero, amatsinda ahura, ariko cyane cyane turifuza ko muri mwaka yubile ayo abajene bifungiye amasakaramentu cyangwa kimwe se bakere kuyahabwa, ndetse bakagera bitawe n'iby'iki gihe, kavuga ati ngewe umusore w'imyaka 18 20 bambonye ngiye gukomezwa, ngana gutya cyangwa ngiye kubatizwa, banseka. Tunifuza yuko abajene rwose ari mwebwe, harimo abakateshiste babategura. Twifuza ibyo byose muri diyoseze ya Byumba byo n'ubiyo gahunda twarifashe ku mwaka utaha, ku munsi mukuru w'urubyiruko wawe uri twiziza mu kwezi kwa mbere, uzaba umwanya wo kwishimira abajene biteguye bahabwa amasakaramentu uwo munsi, aho bazaba bari mu maparuwasi yabo. Ibyo ngibyo twifuza ko byagera no mu yandi madiyoseze, kandi nzi uko icyo gitekerezo gihari. Ariko noneho hakabona gahunda yo kubukomeza kubaherekeza no kubategura, abahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa bagatangira kwitegura kare, kugira ngo bazubaka urugo rwubakiye kuri Kristo. Turabizi muri icyo gihe twese dukomoka mu ngo, tubona ibibazo biri mu ngo iwacu, zagatanya turazumva, amahane, umwiryane, umutekano muke, amakimbirane. Ariko ntabwo twifuza ko namwe abajene bungubu mwazubaka ingo zimeze gutyo, nubwo arizo wenda bamwe twagize ibyago ko twakuriramo, ariko ibyo byago tugomba kwitandukanya nabyo, tukafasha kwitegura neza kubaka urugo rwa gikirisitu, aho tumurikirwa na za ndangagaciro: urukundo, ubworoherane, kubana mu mahoro no kubahana.
wa wundi wabaza ikibazo cya mbere ngo twashingiye dute amezi yacu muri Kristo, naho ngaho twize gukundana, tukubana mu mahoro, kubahana, ubuzima bwamera neza, ndetse n'imishinga yose dufite idufasha no kwiteza imbere birakunda, kuko twiga no kubana no gukorana neza n'abandi. Ndumva ari ibyo nasubiza, ariko mbabwira yuko ibindi bibazo mwibaza hazagenda buri kundi mwanya mu matsinda muri no minsi ku buryo mwabiganiraho, kandi ntiba birangira aho ngaho. Nzi yuko mu madiyoseze niturangiza izo gahunda zagenda zikomeza, ariko tuzirikana cyane cyane rwose byose nituba twateshutse, twatirimutse tukava kuri rya pfundo ry'ukwemera kwacu, ibyo tuzashaka kubaka ntabwo bizaramba, bishobora kumara wenda icyumweru, imyaka runaka, ariko hari aho bitatugeza. Na bya byishimo twifuza kugira by'ubuzima bwacu tuzabigeraho nituba kuko tumurikiwe na Kristo, kuko byaragaragaye, turabizi uri kumwe na Kristo byose birashoboka. N'iby'isi datanga cyangwa ikimisho hari byo aduha, isi idashobora kuba yatwambura. Ni bya byishimo rero twavugaga. Ndumva nagarukira aho ngaho, ubundi twumve yuko rwose iyi forumu turifuza yuko iba umwanya wo kongera kwivugura mu Kristo bwacu, kwa kwemera kwacu, bya byishimo byacu tugomba kuvoma muri Kristo. Ibyo byishimo bikatubyarira bwa buvandimwe twifuza, ubuvandimwe butagira imipaka, ya mahoro twifuza, twese tukabana nk'abana b'Imana, tugasangira bya byishimo turangajwe imbere na Kristo. Hagizene murimo neza, abo hejuru muzamura ibiganza turebe. Murakoze cyane. Tugiye kwiga akantu gatoya, ni amashyi ariko arimo Yezu, sibyo? Ndatangira mvuga ngo amustikali, mwese musubize ngo zzz, sibyo? Amustikali, hejuru, amustikali. Nimvuga ngo Jesus, urazamura ikiganza uvuge ngo hejuru. Jesus, hejuru. Nimvuga noneho 1 2 3, urahita uzamura ikimenyetso kigaragaza amahoro n'urukundo, peace and love, sibyo? 1 2 3, amustikali. Jesus. Hey, 1 2 3, peace and love. 1 2 3. Thank you. Kristo yakuzwe.